Bantu banjye, umukunzi wawe nakurutisha undi muntu, ntuzababare rwose, kubera yuko bigoye kumvisha inkende uburyo ki ubuki buryoshye kurusha umuneke. Nk'ubu hari abakobwa bananiwe kurya no kuryama kubera yuko Sugar Daddy bakuraga ibyinyo. Yiyakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe. Ikizakubwira ko burya umuntu ari mubi nuko umurangira aho ukura umugati ugaburira abana bawe, yarangiza agahita yica ukora imigati, agahita atwika n'ifuru. Mwitondera abantu. Banifuza kumenya umuntu. Bantu banjye, umuntu nagufata nabi kubera yuko atekereza kutabaho utamufite, uzamureke yishimishe rwose, kubera yuko iyo niyo mpamvu yonyine izakwigisha kubaho kandi adahari. Umaze kubyimba umaze kujya uvugisha ijinyori buretse. Hari abantu baba babeshya cyane ku buryo n'umunsi wabusanga ikuzimu bakubwira ko hari umuntu baje kuhareba. Bantu banjye, umuntu niyizera ibinyoma byakuvuzweho atigize yumva uruhande rwawe, uzamenye ko n'ubundi yarategereje kubona impamvu yo kukurwanya. Banifuza kumenya umuntu. Bantu banjye, rata muba mubona Imana tutayigora, ugasanga umukobwa aririrwa yisambanira, aririrwa mu tubari na za buwate, yarangiza agatitiriza Imana ngo nimuhe umugabo. Ubu murabona Imana izasiga umuntu uri sehashika ku gitanda cy'indembe, ikaza gusanga umuntu uri mu kabari ngo imuzaniye umugabo. Rimwe na rimwe hari igihe uba ukwiye kubabarira ndetse ukanibagirwa. Bababarire kubera yuko bakubabarije umutima, hanyuma unabibagirwe nimba barigize banabaho. Ngaya amategeko ngenderaho iyo ngiye kujya mu rukundo. Irya mbere, ntabwo ndi wa muntu wumva ko uzajya uba uri kumwe nawe gusa ko nta kindi ufite cyo gukora. Ntabwo ndi wa wundi kandi wumva ko uzajya uhamagara igihe uboneye akanya. Irya kabiri, ntabwo nkwiye kuba amahitamo yawe ya kabiri. Nimba warigize nari mutekereza kungereranya n'undi mukobwa wari we wese, icyiza asanga uwo mukobwa. Irya gatatu, ugomba kungira uw'ingenzi mu buzima bwawe cyangwa se ukandeka jyenyine. Ndagukunda, Imana iguhe umugisha. Kabaye Itwararike cyane kuba wizera ndetse nawe ubwira amabanga yawe, kubera yuko tuba hagati y'abantu buzuye amashyari kandi bafite amasura y'ubushuti. Banifuza kumenya umuntu. Bagore, mukeneye kwiga gusohokana abagabo banyu. Rimwe na rimwe ukeneye no kumusohokana ukamujyana ku irimbi, ukamwereka aho azabarizwa umunsi yaguciye inyuma. kabaye Angas minang zoitin lindawa